Inkuru nziza ku banyarwanda n'abanyarwandakazi ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda inashimisha by'umwihariko abakomeje kugenda bakunda Marina Deborah. Uyu munsi akaba agarutse mu Rwanda, agarutse mu by'ukuri ameze neza, anasa neza. I Kanombe mu by'ukuri twagiye kumwakira, mu by'ukuri tubona ko ari umukobwa nyine unafite ubwiza cyangwa se uburanga buhebuje. Uyu munsi mu by'ukuri mwakomeje kugenda mwumva inkuru zivuga ko Marina Deborah mu by'ukuri bagishe ikibuno, ariko nyuma yo kwiyagisha ikibuno operation ikaba yagenda nabi. Uyu munsi mu by'ukuri agarutse asa neza cyane, n'iki kibuno mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko yibagishe. Turabona ko mu by'ukuri ari ikibuno giteye neza, ni ikibuno gisa neza. Uyu munsi Marina Deborah mu by'ukuri akaba agarutse mu Rwanda, kandi mu by'ukuri abahanzi bagenzi be cyangwa se mu by'ukuri n'inshuti ze zagiye kuba zamutegera i Kanombe, zamwakiranye urugo rukomeye cyane. Benshi bakomeje kugenda banashimira Imana kubona umuhanzi kazi Marina Deborah mu by'ukuri wakomeje kugenda unakora indirimbo zakunzwe mu Rwanda, n'umwe mu by'ukuri bakomeje kugenda bazamura umuziki wo mu Rwanda mu bakobwa, rero kandi mu by'ukuri yakomeje kugenda anakora indirimbo zigakundwa n'abatari bake. By'umwihariko nshuti mukunzi, niba ari ubwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu, tugusaba kwandikisha ku muryango mugari wa NG Empire, ukandi subscribe uko gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ugikomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu. Kandi uyu munsi mu by'ukuri Marina Deborah akaba ashyize ukuri kose hanze nyuma yo kwibagisha ikibuno mu by'ukuri muri Nigeria, akaba ariho yaraguye, ariko kuri uyu munsi akaba yarakize, akaba agarutse mu Rwanda. Ikibuno cye mu by'ukuri giteye neza, kinasa neza nyuma yo kukivura kikanakira, ariko akomeje kugenda mu by'ukuri ashimira aba diaspora n'abanyarwanda bakomeje kugenda banamusengera mu by'ukuri mu bihe bikomeye yakomeje kugenda anacamo. Ndagira ngo mu by'ukuri murabizi nyine uyu muhanzi kazi Marina Deborah yakomeje kugenda anaca mu bihe bigoye cyane. Uyu munsi benshi twari tuzi ko Marina Deborah azaba yakitaba n'Imana, kubera ko ibihe yacagamo ni ibihe bikomeye cyane. Benshi twari tuzi ko atabasha kuba yanakira. Imana ikoze ibitangaza byayo banyarwanda, abanyarwandakazi, barundikazi, n'ibintu byakomeje kugenda bishimisha abanyarwanda, by'umwihariko abakomeje kugenda bakunda uyu muhanzi kazi Marina Deborah. Nimwe mu bakobwa bakomeje kugenda bazamura agasongero k'umuziki nyarwanda, nimwe mu by'ukuri bakomeje kugenda banakora indirimbo zigakundwa n'abatake, nimwe bakomeje kugenda mu by'ukuri banakora industry cyangwa se mu by'ukuri bagakora album zagiye zinakundwa. Uyu munsi Marina Deborah akaba yatangaje amakuru avuga ko mu by'ukuri ameze neza, ndetse kandi anameze neza nyine nk'uko yakomeje kugenda anabigarukaho, avuga ko ikibuno cye kigiye kuba cyanamuhitana. Uyu munsi Imana yagize ibyikora, kikaba ari ikibuno kirasa neza, akaba yanakize mu by'ukuri, akaba yaraje mu by'ukuri anabyibushye cyane, yaje afite itoto rikomeye cyane, n'umukobwa ugaragara neza mu maso y'abanyarwanda, n'umukobwa mu by'ukuri unafite ubwiza nyaburanga, ugaragara ko mu by'ukuri nyine anameze neza. Uyu munsi akaba yavuye muri Nigeria, akaba yaguye hano i Kanombe ndege. Mu by'ukuri ubwo yazaga kuba yanamuzana, abahanzi baje kuba bamutegera, ba Badrama ndetse na ba Kasuku n'abandi benshi cyane bakomeje kugera mu by'ukuri banakorana muri industries, muri The Main Record. Umuhanzi kazi mu by'ukuri yakomeje kugenda ashimira abanyarwanda muri rusange, bakomeje kugenda banamuba hafi muri depression yakomeje kugenda anahura nazo zo kuba yarakoze kwibagisha ikibuno, nyuma bikaza kuba byanagenda nabi, hakazamo inyo, ariko nyuma yaho akaza kuba mu by'ukuri akorewe operation ikaba inagenze neza. Uyu munsi akaba asezerewe, yararwaye mu gihugu cya Nigeria. Mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda munabibona. Uyu munsi reka tugaruke gato ku cyatumye Marina Deborah ajya muri Nigeria. Nyuma yo kujya muri Nigeria mu by'ukuri akahita anahagwarira, we kandi yaje kuba yavuga ko mu by'ukuri kugira ngo afate umwanzuro wo kujya mu gihugu cya Nigeria iragiye kuba yakora indirimbo na Harmonize. Ibingibi birakavuga ko mu by'ukuri Marina Deborah yashyitse muri Nigeria ahita anafatwa n'indwara y'ikibuno, akaza kuba mu by'ukuri ikibuno cye cyazamo inyo zikomeye cyane. Uyu munsi Marina Deborah mu by'ukuri album yari yagiye kuba yasura, bikarangira atayisohoye, bikaba ari n'ibintu byakomeje kugenda binamurakaza cyane, byakomeje kugenda mu by'ukuri binamuha ikizere gito cyane. Mu by'ukuri benshi twari tuzi ko Marina Deborah ashobora kuba arazataba Imana, bikaba bigenze neza. Mu by'ukuri akaba aratashye mu Rwanda. Iwacu i Rwanda mu by'ukuri hagaragaye inkuru nziza ivuga ko umuhanzi kazi Marina Deborah ageze i Kanombe. Mu by'ukuri ubwo nyine abahanzi bari bagiye kuba bamutegera, ba Badrama bakoranye muri The Main Record, bakomeje kugera mu by'ukuri banashimira Imana ibashe kuba yarokora uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu muhanzi kazi mu by'ukuri wabashe kuba wanakora indirimbo zigakundwa n'abatari bake mu Rwanda. Uyu munsi benshi bakomeje kugera mu by'ukuri bakunda ibihangano bye, yakomeje kugenda abizeza impano zikomeye cyane avanye mu by'ukuri muri lockdown yarimo. Uyu munsi akaba yijeje abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu by'ukuri ko agiye kubaha indirimbo nziza cyane, agiye kuba yasohora album y'indirimbo 15 yabashe kuba yanakora. Ni album mu by'ukuri igaragaraho indirimbo nziza cyane, ni album mu by'ukuri yakomeje kugenda anategura, ubwo kandi yaratangiye kuba yakoroherwa muri Nigeria. Yateguye album avuga ko iyi album azayiha abakunzi be, ni album mu by'ukuri bigaragazwa ko nyine ari album ishobora kuba izanakundwa. Yakomeje kugenda ayitakazaho imbaraga zikomeye cyane, ubwo yararwaye yakomeje kugenda agira umurava na motivation mu by'ukuri zo gukora iyi album ategurira abakunzi be, bikaba ari mu byakomeje kugenda binashimisha abakunzi be kubona mu by'ukuri umuhanzi kazi Marina Deborah wari urwariye mu bitaro bya Nigeria, akaba yararwaye mu by'ukuri akanategura album
album. Ibi ngibi birabifata ko ari ibintu by'umugisha no gukora cyane mu by'ukuri abanyarwanda bose bakoze gutya, cyangwa se abahanzikazi b'abanyarwanda bakoze nk'uyu muhanzikazi Marina Deborah ukomeza kugenda ugaragaza umurava ukomeye cyane mu byo akomeza kugenda anakora buri munsi, mu byo akomeza kugenda anaha abanyarwanda bizima kandi byiza. Benshi twakomeza kugenda mu by'ukuri tunatera imbere muri industries music hano mu Rwanda, bikaba byavuzwe ko Marina Deborah iyi album agiye kuba yanayishyira hanze. Gusa none mu by'ukuri nk'uko nta ukundwa na bose mu Rwanda, byavuzwe ko uyu mukobwa yabashe kuba yagera mu muryango wa Illuminati, bikanavuga ko mu by'ukuri ari igihano yari yahawe nyuma yo kurwara indwara y'ikibuno, hakaba haturukamo inyo nyuma yo kwemera amasezerano. Mu by'ukuri bizwe ko ikibuno cye cyongeye kuba cyanaterana, agarutse afite imiterere myiza y'ikibuno. Abanyarwandakazi, barundi kazi, ndagira ngo namwe murabyibonera. Mu by'ukuri ikibuno cya Marina Deborah giteye neza, ari umwe mu bakobwa bashobora kuba banagaragara 10 ba mbere mu Rwanda bafite ikibuno giteye neza, cyangwa se mu by'ukuri banafite ikibuno kinini. Uyu munsi agarutse afite imiterere myiza itangaje ugereranyije mu mbere mu by'ukuri uko yari ameze, dore ko benshi bakomeje kugenda banabiga ko bavuga ko mu by'ukuri uyu muhanzikazi Marina Deborah agiye kuba yatwara benshi award mu by'ukuri, kubera ko agarukanye umurava ukomeye cyane. Abakunzi be bakomeje kugenda bamugaragariza urukundo rukomeye cyane. Ubwo kandi ku rukuta rwe rwa X cyangwa se Twitter, uyu muhanzikazi Marina Deborah yagiyeho ashimira abakunzi bakomeje kugenda mu by'ukuri bamuhumuriza ubwo yari arwariye mu bitaro bya Nigeria. Mu by'ukuri ababwira ko akomeza kugenda anabasengera nabo, ndetse kandi anabategurira ibintu byiza cyane. Agiye kuba yabaha indirimbo nk'uko bakomeje kugenda barabimusaba ko nabasha kuba yanakira azategura indirimbo yo gushima Imana. Ariko uyu munsi Marina Deborah akaba yateguje abakunzi be ko mu by'ukuri agiye kuba yashyira hanze indirimbo ikomeza kugenda inatuma mu by'ukuri yegera Imana, dore ko kandi hakomeje kugenda hagaragazwa amafuti akomeye cyane kuri Marina Deborah, ukomeje kugenda ugaragara mu mico itari myiza cyane, yakomeje kugenda mu by'ukuri agaragara mu nkundo za hato na hato, ndetse kandi ibi bikaratuma yegera uburaya, bikaratuma mu by'ukuri abanyarwanda bari bamaze kuba banamuvaho. Uyu munsi bakaba bongeye kuba banamusengera bavuga ko mu by'ukuri Marina Deborah agiye kuba yabaha ibintu byiza, dore ko yakomeje kugenda abisezeranya abamukurikira kuri social media ze. Uyu munsi bikaba byakomeje kugenda bitangazwa nabo bakoranye muri industries, binavuga ko mu by'ukuri umuhanzikazi Marina Deborah ari umwe mu bakomeje kugenda banizamura, umwe mu bahanzikazi bakomeje kugenda bazamura umuziki nyarwanda. Uyu munsi umuziki nyarwanda muri industries ukaba warazamutse cyane ugereranyije nyine mu by'ukuri n'abahanzikazi bose dufite mu Rwanda. Marina Deborah yakomeje kugenda amenwa n'abatari bake, dore ko kandi byakomeje kugenda bivuga ko kugira ngo anafatwe indwara y'ikibuno, yafatiwe mu gihugu cya Nigeria, ariho agiye kuba yanakora indirimbo n'umuhanzi bita Harmonize. N'umuhanzi mu by'ukuri wamenwe n'abatari bake, bikaba byararangiye Marina Deborah ahise arwarira yo projet zari zamujyanye, bikarangira mu by'ukuri atazikoze, ariko akomeza kugenda avuga ko yahombye cyane. Uyu munsi agiye kugarura motivation ikomeye cyane, akaba yakongera gukora indirimbo. Reka ngushimire ko ukomeza kugenda ubana natwe gatanu ku kandi. Ciao ciao.